kora control ngo murebe ayifite cyangwa niba atayifite dutaha. Ubwo icyo gihe niho yatangiye kutongera kwegura izo siguti nyine ngo bikunde kuko yabaga yageze muri koma buri gihe. Ngira muganga ariko rero noneho urafata ku izo siguti akabara, wafata umugongo akabara, wafata akagura akataka bimeze gute, umutisha mu cyuma ngo arwaye umutima, ngo arwaye kanseri, ngo afite ngo hepatite B. Ubwo ndi mu bitaro ngiye mpita mu bitaro ko njye bayo nk'ukwezi 2-3 mwaka bakango nabaye igitifu bitaro hino yaguhaka bakwita izina uri igitifu bitaro babanza kuri mudugudu mukuru w'ise bitewe n'ibyumweru hamara. Ubu ugeze ku rwego rwa gitifu? Kada nageze ku rwego rwa meya maze mwaka n'iminsi 8. Meya bitaro. Yego izo ndirimbo z'imiziki n'ibiki wapi ariko ubu noneho filime ya Seburikoko niyo sigaye ubu se naguze televiziyo ni Seburikoko niwe wawe? we niwe nyine nyuzaho ibintu kuko muzi no mwisura. Amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, mwese mbahaye ikaze kuri PBO Entertainment TV. Nge nitwa Paul Biri. Nkuko mubibona kuri kamera ndi kumwe n'umubyeyi utari muto cyane, ngira ngo yatangira twibwira. Nitwa Nyarekera hano. Yego ngera ijwi. Nitwa Nyarekera hano. Yego ndi mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Bugesera, turi kumwe na Nyirarekera hana amakuru y'iminsi urahora akomeye. Ndabona ndashimye Imana. Yego mu buzima busanzwe ahangaha ni iki murusha abandi mu gihugu? Cyo turusha abandi no kwimvura yaguye nyine tweze ibishyimbo tukarya imyumbati n'umutekano. Yego kano uti muturusha umutekano, nta bindi byiza usibye umutekano nubwo nawo ari ikintu cy'ingenzi. Fite n'ibiryo. Yego ni byiza cyane, urumva ko ahangaha ntabwo umuntu ashobora kuhagira amapfa, kandi kuko nabonye ahangaha ibihingwa bitoshye, banza mwarabonye akavura. Imvura yaraguye, ibishyimbo ni byiza nubwo ibigori ari bike ariko ibishyimbo birahari. Yego hanyuma se hana mufite izina ry'abantu bakiri bato cyane, kandi uko bigaragara ntabwo mukiri muri ya myaka y'urubyiruko. Iryo zina hana ryaturutse he? Izina hana uriya se ko navutse nkabona nitwa gutyo, ariko biteye hari ku iwacu bari abakita abana babo babitaga hari bakuye amazina muri Bibiliya. Rero akenshi abana bacu harimo ba Mariya, ba Isaka, ba Yoweri, papa yitaga amazina nyine bitewe n'ibyo akura muri Bibiliya. Wowe nanjye izina hana nabonye ari uko nyine rimeze, nanjye numva ndi hana, nyuma njye bashyiraho Mariya nuko. Yego ntabwo papa wawe yakubwiye igisobanuro cyaryo? Hana hana yewe ntabwo yabimbwiye ariko nabisomye muri Bibiliya. Bisobanura iki kugira ngo dufashe n'abandi wenda batazi batoya barifite ariko batazi icyo risobanura? Kuko ni n'izina burya ridakunze kumvikana mu matwi y'abantu kenshi. Ubundi ubusobanuro bwa hana gusa ngenzi ko muri Bibiliya handitsemo ko uwo mugore yari umunyamubabaro wakundaga gusenga bitewe n'ikibazo yari afite. Akaba ari umuntu ngo wari ufite umugabo ariko akaba atarabyaye. Akaba afite umukeba we rero we bamuzanye arabyara, ari we muto bari bubyara. Noneho hana ngo aza kugira ikibazo, nibyo nabonye muri Bibiliya, niyo mpamvu nafunze no kumva nge ndishimiye kuko ibyo uwo mugenzi wanjye wabanje yabayemo nanjye numva byinshi nagiye mbibona. Yaje gusaba Imana rero arasenga, na muto bamukinira ku mubyimba buri gihe, akaba umuntu uhora asenga, ndetse ngo mu gihe cyo gutamba yajya gutamba bagatamba igitambo cy'uko ari umugabo n'umugore yuko bari amahoro, ariko agashyiraho n'icy'urubyaro kandi ntarwo afite, yizera ko azanarubona. Nyuma yaje gusaba Imana ari mu mwana w'umuhungu amwita Samweli. Uwo Samweli iryo bisobanura ngo wasabwe Imana. Noneho rero ubwo jyeho naje kwiyumvamo mvuga nti iki Imana uyisabye ubikuye ku mutima ubabaye, nubwo harimo batabibona ko ari byiza bitewe n'uko utitirije Imana, kuko nayo ngo baramuhenyeraga ariko Imana yasubiza. Muranya ndikunda buriya sinari no kubatsiba ngo ndihindure. Yego kuko hana ni umuntu wasenze Imana yamusubiza. Agashya rero noneho
kuko hano muri Bibiliya ho kwa Elukana uwo nguwo bavuga nyine twumva muri Bibiliya Imana mu mwana w'umuhungu umwe yego yitwa Samweli. Hanyuma rero nanjye nabyaye abakobwa 5 mbyara umuhungu umwe Samweli ari wa 6. Uwa 6 nawe wahise umwita Samweli? Nyine mfite umuhungu yitwa niyo gisubizo Samweli. Nibyo yego ndikunda cyane ho nabyemeye mvuge se ku myaka 41 nari ngezeho mfite abakobwa gusa ariko naje kubyara umuhungu wa Gisubizo Samweli. Bituma mwita izina nk'iryo mugenzi wanjye Isingane ko yamusabye Imana nayo nabagise ko nanjye kubyara abakobwa gusa. Yego ko bose ari abana ariko urumva nawe ujye habutse umuhungu. Yego birumvikana cyari kibaye igisubizo. Cyane ko abantu hari uburyo bagivuga bati twabyaye igitsina kimwe bagakomeza gushakisha kugeza igihe nyine bamuboneye cyangwa se batamuboneye. Hanyuma ubusanzwe mbasanze hano mu Bugesera mu murenge wa Mayange, akagari ni Kagenge, yego umudugudu ni Gakindo aha niko hitwa. Hanyuma se ubusanzwe kavukire ni hano cyangwa ni hehe? Kavukire na hano habuze ari Gikongoro muri Nyamagabe mu majyepfo. Ubu ngubu mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Mushuru akagari ka Gashwata aho niho navukiye. Nuvuga ngo mwimukiye hano kubera ko mwari mushatse? Njya kwimuka nza hano byatewe n'ibibazo nayo nahuye nabyo kubera ko iwacu amavuro yaho yari ari kure kandi n'ikibazo cy'umwana urwaye. Noneho natega amatwi radio nkumva bavuga ngo hanaha baravura ariko nza kumva ko mu karere ka Bugesera ahantu hari ADPR Nyamata yuko bavura indwara bavuga n'uburyo bagenda bavura. Noneho kubera umwana ari mfite baba bavura indwara y'igicuri bakaba ko bavura n'izindi ndwara zose nyine. Yego bakanasobanura ko iyo babonye bitabashobokeye hari arindi vuriro rikomeye bakohereza. Numva ndabikunze ndavuga ngo wazahaguruka nanjye nkajya kureba mbanza kuza nyine ngo numva amakuru yuko bahavura mbajije abantu cyane mu Bugesera kubera ko bakuru banjye bari bahari n'abasaza banjye ariko batari hano ndi ubu ngubu bari hakurya mu murenge wa Shyara abandi bari muri Nyarugenge. Noneho ubwo byagezeho nyine ndaza negera cyane satira Nyamata. Rero noneho ngeze Nyamata ndaza ndareba mbona bashobora kuzamfasha kuri uwo mwana. Ubwo mpageze batangira kumuvura babonye byanze batangira kuma ko bazamaze sikari yo kujya Indege kujya guca mu cyuma. None ndavuga ngo sinajya mbona uko njyana umwana afite n'abandi sizi inyuma mpitamo kuvuga ngo reka ndebe uburyo nabona aho kuba negere ivuriro. Mbanza gutura rero hafi y'umuryango mu murenge wa Shyara mu kagari ka Rutare. Umurenge wa Shyara bwo ni hakurya muri Ngenda uri kujya i Huye uri kujya i Nyanza. Uwo murenge wacu ni ugera rwa Busoro aho narindi. Niwo kuri Nyarugenge ugafata nyine aho uca rwa Busoro hariya ku kiraro. Kwa Busoro ubwo ni mu karere ka Bugesera. Noneho aho gahita gahanira urubibi na Nyanza. Isarama nyine ubwo na Nyanza na Bukare bigenda bikoraho kagenda hakoraho ariko hagati hari ahantu hacamo Nyarugenge ariko bikoraho gatoya hafi. Ndahabona. Ubwo rero naje kuza hano nyine njya kwa muganga nsubira muri Shyara ariko bigezeho nza kubona umuntu waje kunsura ku bitaro n'umwishingizi wanjye. Arambwira tuzansure ahantu ntuye na ahantu Mayange ugeze ku nganda z'umuceri ukamanuka agera ku nganda z'inkoko atugeze ahantu biti Gakindo basatira Kabusunzu niho ntuye. Ubwo nuzayoboza nyine ko ufite telefone. Ubwo navuye ADPR ndaza ubwo nashaka kujya mu bwiko natuye hano. Noneho nje ibitaro bya Nyamata byitwa ADPR Nyamata. Ubwo none ndavuga nti ko ndi mu bitaro umwana akabambwiye ko nzamusura reka ngende muri make bwaye n'ubyo kujya mu nge mbona ubufasha yambona uko tubaho mu buryo bwo kugemura n'ibindi. Yego ubwo rero naje anyereka imisozi sanga bejeje ibigori n'ibishyimbo byinshi. Ibigori byari bihari byinshi cyane ku buryo warahagera ukibaza ariko ubundi nka saa 5 warebaga ahantu hose imeze icumba mu bibaya. Avuga se buriya bacanye bagira gute turana bagiye gusarura ibishyimbo bokeje ibigori. Rese bino basarura ibishyimbo bose ibigori. Ubwicyo yagiye hari ryari hari mu kwezi kwa 5 bijya gusatira kwa 6. Ngibi ryari imyaka nk'iyi ngiyi twahinze tukubona nyine haje mu kibazo cy'izuba. Mu wohe mwaka? Ubwo ni 2010 sigo ni 2010.
covid yari yarabaye ni 2014 nko mu kwezi kwa gatandatu kwa gatanu aho ngaho ubwo nari ndi ku bitaro nyine ndi kumwe n'umwana imyaka ari mu murima basarura noneho rero ubwo nje banyereka imirima yangu ati dore hano imirima tugabane na hariya nitugabane aho nakodeje ukabona umuntu afite nyine avuga isi mwana imyaka azayimara mu rugo hararunze ibyo yasaruye mu murima biracyahari numva ndahakunze ndamaze nese umuntu yahabona icumbi nkagera ivuriro ati birashoboka ubwo nabyasabye nyine ko ncumbika abana mbasize muri Shyara umwe ari ku ivuriro aho tuviriye ku bitaro nikoza muri Shyara kanya gato nza hano n'uwo ngubu urwaye. None se dusubiye inyuma gato aho Nyamagabe mwari mutuye umurenge wa Mushubi ngira ngo byabaye ngombwa ko mugurisha mwaje gutyo gusa muhasiga uko nguko mwakoze nari kugurisha nari nje kwa muganga numvaga ntaje nje gutura yego naje mvuga nti ndagenda nta mwana nakira nzasubirayo ariko kubera ko nabwo nari ndi nyine mu rugo nta wundi ndubasige nta wundi mfasha nyine nari mfite ubwo twari twashwanye na se w'abana we yaraje ngo ni Bugesera nta tutazi n'ahantu ndavuga ngo wari umeze nk'umuntu umukurikiye ariko utabizi ntabwo nari nzi ko ari na ahubwo je nari nje ku ivuriro uko nabango negera ivuriro cumbika hafi y'ivuriro mbanze mvuza umwana ariko niyo bishoboka niba hajemo yenda nka kwa kundi umwana ashobora kurwara akava ku bitaro mbona hano ucishiro byakunda uko twagendeka tugahingira amafaranga 1000 twacu bahingiraga 500 noneho ikintu none cyashimije ndavuga nti inahanga mpamaze nk'igihe runaka ina nk'umwaka uko mbona bahinga tugabane ntari ku bitaro n'abakatugabane abana bakazabona ibyo barya kimwe ni wacu ikindi hano nta fumbire bakoreshaga yego kwari uguhinga ukarimagura noneho icy'umwihariko guteresha umunwa ukarima ukwinga basubiragamo agasanza bakagira gute ariko ino wararimaga wamara kurima kajya mbona bafashe ibishyimbo agenda baciragura mu murima ubwo nagize iminsi ibiri ubwo bisaba ko n'abana nyine mbazana bavana nyine muri Shyara aho nabanje kuba nuko ndaza ngeze hano ncumbika igihe gito mo gake yahandi nari ndi muri Shyara bisaba bonyine hano ari heza bisaba ko magurisha mitangura kino kibanza yego ubwo amafaranga yo hakurya niyo naguze kino kibanza aha utuye ahantu y'ubundi ni wawe bwite ni wanje bwite na amafaranga avuye mu kibanza ari naguze hakurya cyaguraga gusa mbere nyine ntabwo urabona nari nahaguze ikibanza cyane cy'ibihumbi 30 10-20-30 yego ubwo ndahaba mazishyiramo inzu iramo n'utubyare n'amavoka n'utwembe n'ibindi kumwe umuntu nyine yimutse afatirikana imbonye urugo hanyuma ariko naho akaba imirimo ivunanye ko guhinga kwaho n'irasoro ntabwo ari kimwe na hano kandi utagize nk'ifumbire ntabwo wasarura buryo harakomeye se n'inombe ni ku rutare ni ku rusekabuye ni buye nyine irasoro yego ni ku rutare nuko ubwo ndavuga ibyo byose hano urabona tugabane ariya ntaye habaga tugabane ubwo ni iki tugabane uburyo bwo guhinga ni uburyo bwo guhinga umuntu ufite isambu aguha muteranya imbuto mbese niba ari ahantu muzaterera 20 uzana 10 akazana 10 niba ari ahantu muri butere ibigori biro 5 azana 2 ukazana 2 wowe ukagenda ugahinga wowe nyine ugiye kumuhingira yego byakwera ntabwo mukuraho yambutse murenga ntagufasha ahubwo wowe urahinga ukabagara mu gihe cyo gusarura cyagera ukamubwira niba ari icyo kujya gusoroma niba cyo kotsa ikigori ukamubwira imyaka yareze iba ari nk'iyawe muri rusange mbega tabwa nyine muti debe imyaka yeze ndashaka ikigori cyo kotsa mukagenda mugaca ibigori mu gusarura hari abo bahurira mu murima mukagabana mu murima ubwo niba ari imifuka y'ibishyimbo murahura mugosore muri kumwe nawe agufashe umufuko wawe ujye hariya umufuko wawe undi ujye hariya niba mbyumvise neza mu guhinga urirwariza wowe urirwariza kandi wagiye kwaka umurima ngewe mfite umurima ngewe nje guhinga wowe uraje ngo duhinge tugabane mu murima duteranye imbuto ndazana ibiro wenda 10 nawe uzana 10 yego ariko mu guhinga wirwariza nitujya gusarura tugabane kabiri okay abenshi babona harimo igihombo ariko kubera amikoro make yo kutabona uko akodesha je nabonye ntabikunda ko nyiri ubwo nibwo bushobozi bwanjye mfite no kuvuga ngo iyo hari gishaka gukodesha ahantu imvura yagwa ukasarura ariko hari nicyo nabonye tugabana ari nziza tugabane iyo ari tugabane wenda ugahinga nk'imiringo 3 cyangwa 2 se bitewe n'ubushobozi bw'umuntu hari izuba ricana ugahomba amaboko ariko ntuhomba igishoro watanze yego muri umurima ntabwo ari bukubwire ngo uvamo kuko ari tugabane
ariko yari gukodesha mwaravuze imyaka iyo urumbije n'ubundi ya myaka iragera ukavamo no gutasaramo na rimwe tugabana ahubwo iyo habaye habi yaguhandi uburyo bwo kuhakora yumva ni nziza rero nguko uko naje ahangaha rero ubu uratuye kaba karabaye nubaka kano kazi bigoranye kubaka urwaje kuko umwana yarakomeje tujya dogiteri tujya CHK tujya Faisal tujya Kanombe inero naho nabaye mu bitaro gihe mbese muri rusange iwacu ni mu bitaro navuga ko kenshi mba ndi mu bitaro nuvuga ngo wowe iwawe ni mu bitaro navuga ko wanjye bari mu bitaro uba ahangaha naho kodesheje aha ni wanjye mba bwite ariko aho wambariza ushaka kumbaza kenshi ushaka kuvuga ugiye kumushakira mu rugo batiyagiye mu bitaro kubera ko duhora mu yandi magambo kubera uburwayi buhoraho iwawe cyangwa iwanyu njye mpita mu bitaro ko njye nk'ukwezi 3 mwaka bakango nabaye igitifu w'ibitaro hino bakwita izina uri igitifu w'ibitaro babanza kuri mudugudu mukuru wese bitewe n'ibyumweru hamara ubu ugeze ku rwego rwa gitifu kada nageze ku rwego rwa meya maze umwaka n'iminsi 8 meya w'ibitaro banaza umuntu yaza akakubaza ngo ese twari tuje kureba umurwazi urahana bati ari hagwariye muri kangahe bakahavuga atubwo ni ku gitanda cya kangahe bitewe nyine uko atanze telefone akahavuga ati tugwaje kureba meya cyangwa gitifu ubwo nyine abo muri iyo sare mwese bakamenya uwo baje kureba hanyuma kuvuga ko ari ugutaruka imyaka yanyu ni ingahe yese y'amavuko ubwo mfite ko navuze 6 karindwi se mfite 50 n'ingahe n'8 ubwo wabara 58 hanyuma muri iyi myaka 58 ni ikihe kintu wabonye cyaranze amateka yawe wavuga cyiza cyiza uvuga uti mu myaka yanjye mfite iki kintu cyambereye cyiza kurusha ibindi ikintu cyambereye cyiza wenda mu gihe kirambye se cyangwa mu gihe gishobora kuza kikaba cyiza hakazamo n'utundi tugera tunyuranamo bo birashoboka ko gishobora wenda gufata nubwo cyaba igihe gitoya ariko watekereza mu bwonko bwawe ukavuga uti iki nicyo kintu cyanshimishije mu buzima kugeza aho ngeze cyanshimishije kuba naraje cyambere kijya kimfasha nkanabigira n'abandi kuba naraje ndwaje nanahagera nanjye nkanarwara nyine bikabije ariko tukaba tugihumeka umwuka w'abazima ajya mu bitaro nkavayo nkabona ubwishyu bitewe nuko hari utuntu nyine umuntu agenda anyuramo tunyuranyije ugatsinda byaba bishobotse ukabona akarangije mwagabana ukabona ubwishyu bwa muganga ukavanamo n'utu dukorwa nk'ubukeya icyo ni icyambere noneho by'umwihariko kubona ndwaje mu buzima nyine bushaririye cyane abandi babona bunakabije pe mwakitaho kuba hanjye nta umbwa ngo sohoka ikode ryageze benshi byarabananiye yaba mu cyaro yaba mu mujyi rwose ikintu nacyo kiranshimisha nanone kandi ikintu kinshimisha ni uko mu buzima bwose tunyuramo ubwo ni birebire ni inzira ndende yego ikintu kishimisha nuko twiyakira tukumva rwose pe bituriho bishaririye je n'umwana nabo umuryango wanjye ariko twarabyakiriye tunyurwa mbese n'ubuzima tubayemo nta kundi yego uravuze uti tunyurwa n'ubuzima tubayemo ariko babushaririye niki kigaragaza ko ubuzima unyuramo nko muri iki kiganiro wakureba harabona ko ukeye wambaye neza wasokoje uruhanika ku myaka yawe rwose biragaragara ko uri umusirimu ariko wabona video wakubona ku mashusho yavuga ati uyu muntu nta kibazo afite yaragafashe niki kigaragaza ko ubuzima wabuciyemo ariko hakabamo igice wenda cy'uburibwe cyangwa se gishaririye kurushaho igice cy'uburibwe nicyo kirekire ku buzima bwiza tuhagize ariko cyambere gihe navuga uburibwe no kuvuga ngo kuba ndi jyenyine hano mu rugo wenda bwo ntawe twashakanye muri make mbese ko tubana ubwo ni umuterankunga w'urugo umutware yego ntawe uhari noneho mu buzima bigenda ndimo nkatekereza nkavuga ngo ese icyari gukorwa n'uyu muntu wundi waba ndushije ububasha n'ubushobozi ntawe uhari igihe kireba noneho nkavuga ese niba yenda tuvuge nk'urugero nyine y'isuka igihe kinga kirageze si ikibazo gikomeye mu rugo ese ko nzaba ndi kwa muganga
kandi se nkaba nta n'isuka mfite wenda hari n'uwaza akavuga ati reka njye kumuha akazi ubundi bizagenda gute avuga nti reka ndebe ese amafaranga yo kugura isuka yava nshimishwa nuko mu bwo buzima iyo nyine urumva mu bwigunge umuntu aba arimo mu matsinda hari udutsinda tugenda tubaho ukagenda ukaguzamo udufaranga ubanza ku mugabane muto kuko uba uvuga utese ndayaguza iyo nasubiye ku bitaro cyangwa se ntanayabonye nanjye ndwaje se biragenda bite bahera ku mugabane rero tuvuge niba itsinda ryemeye kuguza 20 bavuga ati umuntu wese yaguza 20 muhera kuri 20 nahereye ku mafaranga make mbese agatsinda turimo nashyizemo umugabane dutanga amafaranga make cyane 200 ningo baka 50 byaje nyine kuba ngenda nguzamo gake bukeye turashe ku ntego tugabanye ntangira sosiyete none ubwo bwa busharire bwo kuba mu bukene utagira icyo ubona utabona uko wiyagambura mu bibazo ufite wenyine butangiye kugenda butangiye kugabanuka ariko no kubera guhura n'abandi mukaganira waganira ukumva umuntu akubwira ati ariko nanjye byayimeze gutya nakoze gutya nka mugenzi wawe ufite ikibazo akamva akubwira ati nyamara uhumye ukoze gutya byagenda ariko wenda gatoya nguciye mu ijambo hari ubuzima bwa mbere yuko bw'inyamagabe mbere yuko muzina urumva washakanye n'umutware wawe ariko kugeza ubu ntabwo muri kumwe kandi niba nabyumvise neza ariho kandi ngo ari no muri Bugesera hafi cyane hano hakurya yanjye ubwo se ko sindagera iwe mu rugo yego ariko abamubona naho tuhuriye aho hirya gutyo nkuko duhura turasubizanya amaze wowe utuye ati hano hakurya mu byo ukuri ariko sinyangira se navuga ngo kira ntabwo yangira amatsiko kuba ngo nzagira birumvikana hari impamvu byagenze bite kugira ngo wisange ibyo bibazo byose numvise byo kurwaza ukirwanaho wenyine nk'umubyeyi w'umugore n'abo bana bangahe 5 ukirwanaho kugeza ubwo uje kwiyubakira ubundi reka dusubire inyamagabe gatoya ubundi mujya gutandukana icyo gihe mwari mumaranye igihe kingana iki byagenze bite urongerejwe kandi tumaranye igihe kinini uko ntari habuze nk'imyaka irenga hafi nk'irenga 10 irenga yego ubwo rero twari turi mu rugo pe dufatanya dukora ndetse hari n'ukuntu burya umuntu aganira n'abandi uko nabikubwiye wakwigira inama ku wundi muntu ntacyo yarazi gukora ndetse guhinga ariko umuntu w'umuturanyi aza kuvuga ati burya umuntu yize kubaza arabyiga tujya mu musiri nshaka amafaranga kera ibintu byari byiza ntanga amafaranga 2,000 bamugisha kubaza yego akabaza akazana ihaho mu rugo tukarya muri iki gihe turanubaka twakamaze ndetse kuri 2 manini ndetse n'ibiraro turanorora noneho igihe kiza kugera satani ni mubi ubwo ndabyibuka sinibuka itariki ariko ndabyibuka ajya gufata nk'umwanzuro wo kugenda mbere nta kibazo twari dufite ndetse ko agenda akajya kubaza kongera akagaruka ajya amara amezi 2 akaba 3 ndabyibuka rimwe yaraje amaze nk'iminsi 3 mu rugo uwo mukobwa wanjye nibwo yafatwaga n'uburwayi yafashwe ubundi n'ubuhe burwayi bwari twiteye tugiye tubona akaguru kamwe kariteye gasa nk'akazamuka kadakora hasi kabura wa nk'uko umuntu yashingamana yari kugenda nyine adusanga tubona akase nyine ahubwo natangiye kugendesha umugongo dufite tumufatanye ukabona ari gwiture hasi yari muto yabingana iki imyaka 5 urumva niwe yaragicuka nta mwaka nta mezi 2 yari amaze avuye kwivura ubwo rero twahise tumufatanye kwa muganga tware tuvuye kwa muganga bamubwiye ngo batubwiye ngo nta ndwara babonye afite umuriro mwinshi nyine nta kindi kimenyetso afite cyo kugira umuriro no kubona akaguru kazamutse baduha imiti ifatika yo gufasha umuntu turataha tugeze mu rugo bwarakemuka ati ngiye kubaza yagiye umwana afite 5 uba afite imyaka 26 ku myaka 5 uwo mwana kwa kundi ubwo ndakuvuga ngo yicaye mu rugo nyirizina ni imyaka 26 kuko nyuma yagiye araza kwa kundi umugabo nyine agenda akazaza akamara n'icyumweru mu rugo ni nako kugenda nyine ubwo urabizi umugabo ugarutse mu rugo niko yateraga zanda nkubwira ziri inyuma y'umwana agasigara mwita akagenda avuga intu gazagaruka nta telefone ubu n'ubumenye ntagira
n'ubundi byari byose icyo gihe ukurikije ko ibintu byari bimeze nta telefone zari zihari ntazo mwagiraga ni kwa kundi wajyaga gusura umuntu wasanga adahari ukicara ku rugi rukinze ugategereza cyangwa ukandika ku rugi ngo naje kubasura ndababura ubundi ze muri icyo gihe mwabagaho mute ubundi dusubire inyuma gatoya muri icyo gihe abantu batagira telefone mwatumanagaho gute nyine abantu muri rusange ugashyira muri bahasha utazi kwandika utarize ukandikisha ukareba umuntu w'inshuti yawe akakwandikira ibarwa nziza nyine ukandikira umuntu tuvuga ubu ngubu naje kubasura n'imfukire cyangwa wenda hari ibyo mbazaniye ariko wenda nsanze mwagiye guhinga ubunaka kugira ngo baze kumenya aho mwagiye ubwo iyo wazaga ukabaza umuturanyi abantu bahabagiye ntabwo tubizi ukajya ku rundi rugo nyine ubwo wicaraga aho ngaho ugategereza igihe bari buze mushaka bwira wese wari gusubizaho ibyo wazanye ari mu iterambere telefone yarabikemuye ariko icyo gihe waricanaga ikibindi hariya inzarikana kuko utagipfukura ahubwo birumvikana inzoga iryoshye utapfukura ngo ukoreho birumvikana iterambere aricyo ryazanye kinini ubwo ni muri cya gihe n'ubundi n'inkweto byari bigoranye nta muntu wazambaraga inkweto gusa inkweto wari kuzambara uri minisitiri cyangwa ari kuba uri umukozi wa leta ntarubona nabonye umukecuru muri iyo minsi barimo gushyiraho gahunda yo kwambara inkweto adashaka kuzambara akagenda azifite mu ntoki yajya kugera ku muhanda wa kaburimbo akabona kuzambara ngo bataza kumufunga nyine ko ntibari bamenyereye kuzambara abenshi nyine azambara ku bw'itegeko yego ariko twe twavutse inkweto ziriho barambaraga ariko bazitaga ngo ikira bazitaga ngo bari comeka baba ngo ni comeka si tumwe tumeze nka sandari ariko baratwambaraga ariko twa plastique nyine twari tumeze nk'uruhu tukomeye ukuntu utamenya plastique se ko bize vuba neza zindi za mwamini zaje ryari nejo bundi n'inyuma mwamini izingi z'abagore za mukasasi izo zaje vuba kera hari inkweto n'abagabo bambaraga ngo bazitaga ndera abagabo bambaraga urukweto rusongoye imbere gutya nyine n'ipantaro muri make umusore wabaga yarimbye neza yambaye ipatara ku buryo guhera hano mu mavi wari gupfutamo nk'ijipo y'umukobwa wubu nyine ari imwe yambaye gutya hejuru ari ntoya hasi cyangwa ari ntumenera ifu sinzi ko babyitaga ni pate babyitaga pate ku bahungu pate de refu ni pate de refu wagenda ukagenda rujwigira tubiyatishije umukobwa yambaraga igikoyi se urakiza ahubwo igikoyi se ni iki ni ingutiya yabaga ifite amabara cyabaga ari igitambaro nyine bari butabureho yego kadodesha nyine ku buryo izipo imwe nk'ubwo imbese ngo nange ngo izipo ingutiya y'icyo gihe yari kujya ubu ngubu bayikasemo kabiri yakwambara nk'abakobwa batanu nyine yabaga igize gutya yagenda ikagenda yizunguza gutya imbere yagwa ko ugasanga ari umutwaro ku muntu ariko cyari icyo gihe nyine ngo ni ntabwo ariko bitumye ubu ngubu ntabwo ariko nabonye byaragarutse ibya kera bisigaye bigaruka kuko abasore cyane cyane aba bafite aho bahuriye n'ibintu by'umuziki cyangwa by'imideri izo pantaro basigaye bazambara ariko babikora bari mu mafilimi huya no mu nzira basigaye bazambara rwose ariko ari abakinnyi ari nk'uko nyine ari nk'umuhanzi cyangwa afite aho ahuriye nyine n'ibi byo kwerekana imideri ibyo byo barabyambara ariko ubu nta muntu utari muri ibyo ngibyo wabyambara urugero nk'ayo musore ubu wafata kino gipataro ku buryo akaguru kamwe bari busanye n'ijipo yankwera uko ngana gutya wenda ngewe ntabwo mbikunda ariko hari ababikunda n'abantu biterwa n'inyungu z'ibyo bagiye gukina nabonye abantu badoda umufuka uyu nguyu yubakira ijana ubu hariho tugeze kujya uwo mwana wanjye yagiye mu marushanwa naje gusanga badoda ipatara n'ishati n'ikote nziza kositimu mu mufuka uyu nguyu bino bikapu biriya binini nanone by'ibishashi akajyamo ikanzu nziza cyane ari nk'umwenda mwiza kandi kuko nyine iterambere ariko ibyo byambaraga kera ubu ntawabyambara ngo agendane na viziyo wakagira imana yego gusa dushima ubu ko ibyo byose byari umwijima ariko ubu ngubu ufata telefone ukavuga icyo ushaka gufotora ifoto ukayereka umuntu ukavuga urugero ndimo nk'uko kose ubu iyo uri gufata ibi ushobora kuzabyereka n'abandi bantu benshi cyane ukavuga ati ni wa mukecuru hanyuma twari turi ku gice cy'ubuzima ariko kitaryoshye kidashimishije wenda karagaciyemo ariko wavuga guti afite imyaka 5 umukobwa wawe ubwo ni imbyaro yawe kangahe
imbyaro ya kane. Ya kane afite imyaka 5 umugabo yarabataye. Ese ntutekereza ko impamvu yabataye ari ibyo bibazo bijyanye n'uburwayi byari byivanzemo wenda akananirwa kubyakira? Urebye igihe natekereje ko ari byo. Impamvu natekereje ko ari byo ni uko ubwo tuvuye kwa muganga rwafashe inzira aragenda. Niyo yagarukaga nyuma ntabwo yazangwa amare nk'icyumweru mu rugo. Uko yabonaga nasuye kwa muganga hose nkagenda za Kaduha, nkagenda aho za Nyamagabe nyine aho ngaho ku Kigeme. Mbese nkahora n'ubundi ngenda njyana umwana kwa muganga. Aza nkasanga hambere yagiye. Ndetse agiye no kugenderwa nyuma nabonye ko atabyishimiye nuko n'amatungo twari turagiriye abantu hamwe yafasha aragurisha n'ijye nasigaye neza. Yagusize no mu madeni rero? Cyere kubona 40-50 yari menshi. Si nka 200 y'ubu cyangwa 200 cyangwa 400 nibyo? Nari si 40 ko wari kufitemo nk'inka 5 cyangwa 6. Se 40 wa mugane ntiyaguraga isambu? Ihene yaguraga amafaranga 900 nziza y'ishashi yo kwima. Inka yaguraga 4,000 nziza. Nibyo? Kuko na mama yarayiguze nanjye ihene nayiguze nanabya bwa mbere. Naguze ni 9,000. 9,000 ihene 9,000. Ihene 1,000 y'amafaranga 900. Ijana 900. Kuko ise kuri mwana nagurishije 1,200 ibyayo bwa mbere. Ngo ndi gutangira ubundi buzima nyine. Ariko uwo mugabo cyo nakubwira mbona kenshi ko tugeze na hano. Hajyaza hahantu. Yanahuye n'umwana we bahuye gukora baza. Amazi turaho shamba turaho. Umwana amazi kuko nyine twari twamubwiye isura. Yarakibasha kunamuka nyine areba umuntu mu mazi. Aramwitegereza aravuga ngo nese kumse cyaho ubundi wowe. Aramubwira ati nyanga kumwibwira ko ari we papa. Aza kumbate se mama ati ngo ni kubaza hanaha kwawe akambwira ngo yakanyitegereza ninde. Imisi. Ati mbega umugabo ati mama ati ntago nzamukumbuye turege ukuntu nashubuje pe. Ateze ubundi mani. Wenda turakennye pe. Atera ko namubonye anakorera amafaranga buri bundi turamutuvuze ngo tugiye kumureba yatumarere. Tugereka nkubwiye we nujya kumureba uzagene ko twinago tuzagukurikira. Ndabwira na bene mama ko nawe twari nk'umusazi se. Ese kuba cyo ari umusazi akana umukene. Tumuntu uri mu bitabi se. Nitabi ntago ari gira umuntu umukene mwana watoya ntago asa neza. Nase ko ari mu kazi wagira ngo atoya mama. Tino rese umukobwa wundi ko yaje mu rugo nyine umwana we wajyaga zahana. Uwo yabyaye ubwo mu gasozi. Ngo uwo mugore bafite. Ati ko hageze akatubwira amateka nkabone abonye bisa nabyo kuko atubura umuntu abagiye kumusaba. Ngo nanjye n'ubu ntabwo nifite kuba ngo navuga ngo hari ikibazo namubwira ko nawe ntariho. Ni wa muntu wa nyine ubona utabona ukuntu wamuvuga ku iki gihe. Ntaza hiterambere riri. Yego. Kandi ndumva akorera n'amafaranga kuko ibintu byo kubaza bibamo amafaranga. Nibyo usanga twahoze tunavuga kare. Buriya hari umuntu kugira amafaranga. Ariko amafaranga si mu ruhago. Amafaranga wa mu mutwe. Uko ufite mu mutwe hazima n'inote y'igihumbi yakuberamo umutungo pe. Ariko ntabwo mwibyo bikwanga ari bahora ngo barwana n'umugore mba mbona basimbuka imisozi. Ayo ntabwo twamukumbura muri ubu. Yego, hanyuma bayeho muri ubwo buzima bibaye ngombwa ko uhangana. Icyo gihe wakoraga iki muri icyo gihe mbere yuko abasiga? Byari ubuhinzi busanzwe bwo mu cyaro. Kubera ko nabaga nyine ndahantu n'ubundi ubona wakora n'utuntu agura amasaka nkayimika. Yego. Agurisha amamera. Rero kubona nyine agatike kujya kwa muganga no kubona kenda k'abana k'ishuri mbese n'ubuzima bwo mu rugo. Yego. Ubuzima nyabwo bwo mu rugo guhinga urumva sinhingaga kuko nabaga akeshi nahingaga buke ko nabaga nagiye kwa muganga. Ariko amasaka nagiraga abantu bakansura bakitukinika cokakuraho dushigisha agashira kugira ngo abana babone ko banywa. Agurisha amamera nkacuruza nako gashira. Nkabona utwo njyana mu gasosiyete bikamfasha rero. Ntabwo twabayeho twandagaye nubwo byari bize gutyo. Utwo tuntu twatumaga tutarabakire akatina batindi nyakujya. Ukabona nyine ko atari ni nk'uku nyine. Ubu ntiwambara amatindi nyakujya cyangwa se ngumbare mu bakire. Ni mwaye numbese ni mu buzima umuntu utari wa wundi kuko nyakujya n'ubara gusabiriza ku muhanda. Burya ntabwo cyarageramo cyane Imana yatugiriye neza. Yego, ariko nawe wenda nubwo nta gufasha amashusho cyangwa kugira nyine bigaragare, ariko nabonye ufite ubumuga bw'ingingo ngira ngo. Hanyuma wowe bwaturutse kuki? Urumva ko ufite uwo mwana ibyo ari byo byose yarivuje, ariko se ubundi mbere yuko tujya kuri wowe ubundi yaje gukira?
byaje kugenda gute? Arahari birumvikana, ariko haje kuvamo iki mu burwayi bwe? Mwaje gusanga ari iki mu by'ukuri? Uwamerewe ate? umwana yagize imyaka 15 agenda ahagaze ariko arwaye nyine. Ubwo amaze kugira imyaka 15 nibwo natangiye noneho kujya njya kuvuza bikomeye cyane mu mavuriro atandukanye. Ubwo njye i Kanombe bamucisha mu byuma, baza no kunyohereza CHK bamucisha mu cyuma, baza no kugeza ubwo banyohereza Indera bamucisha mu cyuma. Indera njya numvikana mu amezi 6 ahagarara areba agenda nta kibazo, yaba yorohewe akaba yafata n'utwiyaga kubura nka ku mbuga, ubundi akaba aryamye. Biza kugera igihe ageze ubwo agiye muri koma, amara hafi umwaka. Ameze nyine nubwo twararambitse tuzi ko byanarangiye pe, ari akuka gake tureba no ku bitaro twaravanye twashyize mu rugo. None ubwo ngubwo umwana akomeza aho, bigeze harongera azanzamuka asa nk'utangiye kujya agenda nza kwaka transfert isubira CHK. Ho ni vuba kuko bizambye cyane, ni muri 2020 mu mwaka wa covid. 2020 niho mu kwezi kwa 4 ndumva ari ku itariki 6 z'ukwa 4 niho yarembaga nyinjira CHK bingoye. Nagiye i Kanombe bangarura ADPR subira Indera ngaruka hariya nubwo bigeze banyereza CHK bigoye, ariko kugira ngo ngeyo nabo ntabwo nanyuze kuri ADPR. Ni urugendo kwa kundi umuntu arwaje, naragiye ubwo ndicyo ndavuga kugira ngo nzagere CHK nzagereyo gute kandi ko umwana arembye. Ubwo nabitekerezaga muri iki nza guhamagara umuntu uri i Kigali hatuye ndamazi, ariko kugira ngo umuntu abone transfert nyinjiza CHK byihuse nayibonana. Arambwira turabizi ati keretse nuza ukajya kwa Masera aka transfert kugeza ku Muhima, ubwo kubwira kwa Masera uri hano ubwo se bakubwira ko ari ngo ujya muri Kongo ujya hana utazi. Ukinyura kwa Masera ukanyura ukagenda ukajya ku Muhima, ati baka transfert yo kujyana hehe kandi no ku Muhima hari bamufasha. Nagiye nyine ubwo banza kujya umwana musize njya gusura umuntu amazi nyine no wanyereka kwa Masera ukambira uko natangiye aramfasha, arambwira ati ntacyo azaze nzagufasha. Ubwo nagiye nyine nyakira transfert kwa Masera tugera nayo ari Kimisagara. Yego ndagenda ubwo ndagaruka maze kwifata nza gutora umwana tugenda ko yabadaye transfert n'umurwayi tutari kumwe, ariko nyine ko kubabwira uko ameze mberekana n'amafoto amwe ku telefone nayo baramufotoye, avuga tuzaze pe tugufasha. Ubwo nagiye ngera ku Muhima njya ku kigo nderabuzima nabwo. Ngeze ku kigo nderabuzima nyine tutari kuko kuvuga ngo batanze transfert umuntu adahari, none bayimpaye ahari ku kigo nderabuzima nyine bya Muhima. Nukurukamo gutya sikariye ukajya muri hospital. Ubwo mitangiye mpageze bati nta kintu ugite genda CHK. Ubwo uwo munsi narengeze CHK muba murayinjiye. Turayinjiye ndagenda bereka impapuro mbereka umurwayi, bati ni indembe cyane bakira hamwe hasi hafi y'ahantu kuri moroge muri 6. Hafi ya moroge se kandi hasi muri Kigali hazi hasi kuri hafi ya moroge rwose, uko twebwe inzu zacu nizasozaga ubundi ugahita imana kujya muri moroge. Ndahazi. Ndagiye ubwo ngenda nzi ko ndi umuntu ugiye kuvuza ndi butahe batifata ibitaro. Kwezi kumwe amezi 2 3 10 12 arashira nibereye turi kwa muganga. Bari kumufasha iki se? Baramuvuraga bamucisha mu byuma bamucisha mu biki bagira gute nyine mbega baramuvuraga ukurikije. Ariko kugeza uyu munsi wa none ukabona ko bavura ibintu utamenya. Covid imwe y'igikati yateye ariho ndi. Ubwo barasohora abantu tugumamo aho ngaho muri guma mu rugo. Ubwo mwebwe mwari mwagumye mu bitanda mu buriri. Ariko amahirwe nagize sare yacu yose ntabwo nigeze ndwara Covid n'umwana. Bageze ubwo bavuga ati mu nta kindi yarakurije Covid imufashe byahita birangiye. Baza kumushyira mu cyumba bamvara muri 6 amushyira muri 4. Batubanye muri 4 badushyira muri 6. Twanje muri 4. Ubwo mageze bitewe no kuba ahantu bari bahunze nye tugenda duhunga icyumba cy'abantu bari barimo Covid, aza gufatwa na malaria agira umuriro mwinshi wigize, bati none ubwo nawe yayifashwa ni mupime neza murebe nanjye batupimaga buri munsi. Bageze ubwo ambwira ati reka tumujyane ahandi hantu bahita Kanyinya. Kanyinya ubwo amatarasiferi ubuzamuka haruguru ujya Shyorongi. Uravuga ati nitugerayo se ndabaza se habajyaho umurwaza batereka wapi. Ubwo ambulance yaje bati ahubwo nabagiye huzu ubwo tuba dusigaye gutyo
umuntu arembye ariko barangiza bati puye n'ugende mujugunya aho ngaho haruguru aho ngaho nyine covid zamutsindayo ngo ari nko kujugunya uko nabibonaga ubwo baramujyanye haciyemo iminsi 15 zakwezi ko mudakora control ngo murebe ayifite cyangwa niba atayifite dutaha ubwo icyo gihe niho yatangiye kutongera kwegera izo sigiti nyine kundi uko yabaga yageze muri koma buri gihe ngira muganga ariko rero noneho urafata kuzo sigiti akabara wafata umugongo akabara wafata akagura akataka bimeze gute umutisha mu cyuma ngo arwaye umutima ngo arwaye kanseri ngo afite hepatite B ubwo ndi mu bitaro ndangije ndabwa none se nyine niba ari uko bimeze igihe nkora ikindi iki batahubwo ejo uzataha none se nta ibyo mbijyanye bati reka tuguhe ordonnance ngende ugura imiti kugura imiti y'umutima ni Kigali nayigenze n'amaguru bura nakubwira ahantu hose farumasi ndagenda uri gushaka imiti ngo yo kuvura umutima ndagenda ndumva namanutse nageze za Jari nageze za Gasyata Kimisagara baza kumbwira hariya kuri ka Kigali hano ujya kumanuka ujya kubisiramu ujya gufata kwa mutwe niho nasanze farumasi irimo umuti wa 156 amafaranga ndavuga ko ntawe mfitera mbi wari ufite angahe mu mufuko nafite amafaranga 50 byonyine bagucije 156 mbwira ahubwo ngo nayo yari yaturutse he kwakundi umuntu aza uri i Kigali n'ahantu heza bareba ukuntu umurwayi wawe ameze ukuntu muraguheje 10,000 byo kurya wapi ugiye nanjye nari ndwaye ubwo nuko nkagenda negeranya ndona ndayabona ndavuga intese amafaranga jya muri farumasi igite se byibuze uti nta kitsi gite ntabwo akitsi gite banza usabira umugisha baguhaga amayo mafaranga umva Imana ahubwo cyetse Imana bamugisha abanyakigali basabira umugisha bagusase n'abaturutse ahandi baduhaga amafaranga gusa ariko Kigali ntanzara batugemuriraga nyine igitero akaguha igikoma n'umugati nijoro na saa 7 bakaguha ibiryo tukanywa amazi nka temperance rwose pe nta kibazo gusa jewe nari ndwaye sinzi kubibasha ariko muri make umuti nabuzanye naje guhamagara wa muntu waduhuje nyine n'ivuriro mubwira ko ibibazo bimeze avuga ati bigira ikibazo ngiye kwirukanka ndebe nenyabona umuti turawuzana aturiye ndamubwira ahise afata mutungo naransenga arambwira ati ufite angahe ndayamubwira ndahamagara n'uno musaza wa haruguru nyine waduhaye ikibanza uwo muturanye ndi nagize ikibazo kimeze gutya hano hari ihene ndavuga muyigurishe ubwo baguje ihene 2 bazivana 60 nayo baranyohereza ubumanyizi bwa 10 bandi nanyongeraho yayandi ariko none yaramwishyuye kuko imiti turayijyana turamuhaye tuhageze abo nyina mu miti ariko si ikibazo cyari cyanjyanye ntabwo ibyo ngibyo bambwiye aribyo byari byanjyanye wowe byari byakujyanye ni kwa indwara yari yanjyanye yari yarabyimbye igitsina ari umukobwa bikabije ari bya bindi nkubwira ngo bikabije itumenye uko bimeze ubusharigwe rero bwa mbere nagize ni uwo mwaka ngiye kuvuza icyo kibazo cyananiranye hano hose Kanombe Serashika nako za Nyamata cyaranze ngiye Serashika rero ati rwose bazabikunyura umusuzumye wese ati karabaye agahamagara mugenzi barahamagarana muri Jeneko njyayo muri hehe hose ntaho nasize aho hose nyine umwana yimaze kubimenya rero ni rwambye ati asigaje kuba kimwe azacamo tukamenya uko bimeze ariko nizo ndwara zirimo ndabona yagiye bamutije muri avuga ati na amaraso yavuye mu mutima niyo mpamvu umutima urwaye aramanuka yiteza mu gitsina nabyakiriye nkuko nyine ari ibisanzwe ubwo barafotora abayishi kuri WhatsApp barayibonaga n'ikinyuko biranga bibura umuti none ari ku gisubizo kikaba cyasohotse kivuga ko ari ukumubaga bo bampisha ko igisubizo cyasohotse none nk'abase ko mutamba igisubizo cy'ibizamini mwamufashe bimeze gute byibuze niba bitarasohotse mwamufashe ikindi ariko mwatanga cy'umwana arwaye banga kubimbwira nyine bavango birakabije noneho jewe nagiye kuri burya umuntu warwaje abigisambu nagiye nyine kuri labo ndagenda ndababwiye nti hari ikizamini nafatije igihe n'iki igisubizo twarakibuze mwamfasha mukareba ku itariki ni ku isaha iyi umwana witwa gutya igisubizo cyo kimeze bati cyarasohotse no kumubaga none se mwana agapapuro ku buryo nabishyira muganga kabintu ariko ntawe wari wabintu ko kugira ngo umenye arwaye no kumenya uyirwanagaho nawe ndagenda ngeze ndababwiye nese niko bambwiye yuko igisubizo cyaje muragifite bati cyaje ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu ariko twatumye kubikubwira naje hano kugira ngo mutinye cyangwa naje no kugira ngo mumfashe bati ntacyo twakubeshyaga nta iki se ni icyanda ndabibereka bati cyo wagikuye he agapapuro ndagahisha nuko nimugane rero muri gutuma ntinda hano ku bitaro nibidashoboka ntibishoboka bishoboka ntibishoboke ariko we gutuma mba hano mu bitaro ko nyine byaranze
bageze baravuga ati ntidutaha turaza ngira ngo ndatashye banyureza deperi umwana araryamye ntiyabyukaga yaravugaga se yarumvaga se yarumvaga ariko akaba aryamye atabyuka nyine naho ino mitsi y'izosi yamaze gufatana n'amagufa nyine ku buryo byasuyemo hasi ahita yunamiriza bamubwira twamubyutse turimo kumukarabya ukabona akomeje yunamirije burya avuga se none tuyisembeza ahubwo nukora mu mugongo ndababara wakora mu mutwe ati kubyumvira mu birenge wakora no mu mugongo ati kubyumvira hano musubiza nyine i Kanombe agenda bamuteja mu cyuma nambwira bati usanga gufata igisubizo uno munsi ntacyo ndabona n'ubu ntacyo urabona ndabona ngo nsatangire bundi bushyashya nawe yijyanyo ntacyo turabona none ubu amerewe ate ubu uyu munsi wa none mwatashye nta gisubizo atavuwe ubwo ibibazo byasigaye ari kuri uwo mutima ari kanseri umutima nawe twagiye muri controle baza kumbwira ko nta warwaye ejo bundi nyine ubwo bamuhamagaraga ngo azaze yagiye Kanombe baramupima bati nta mutima nta kanseri nta kindi kintu ufite ahubwo tugiye kohereza Faisal aho se yari arwaye byaje koroha wapi n'ubu niko bikimeze ubwo rero arunamirije afite ubwo burwayi bahita bamujyana Faisal bamaze kugeza Faisal baramwohereza MSH kabamwe ko azamara amezi 3 ngo bamugorora bamukorera kine biranga ubwo n'ingingo za nyine zose zarahinunamiranye nyuma y'uko rutirigongo rutagikora hagati aho ngabandi uko tutabivuzeho yarahiye gutya amaboko nyine ubwo no maboko abandi afite ntayo afite we ubwo bwabaye gutya ubwo araho gutyo nyine yunamirije ariko arumva haricaye yatakoze siriko mu mutwe nyine ngo krize zibe zije aba ari umukobwa yicaye ni umukobwa mwiza nta kibazo wiyakiriye akuganiriza ndetse nuko ngo bakise Afrika bizaza rwose zagaruka kubasura hari kaganira akubwira ubuzima bimubwiye kumva ukuntu byose bigusubirira ibi byamuye hatabizi ntabizi ariko ibyisha arabizi yego baraho gutyo nyine yunamirije nta gisubizo ngo azakira nta gisubizo ngo azagira gute twicaye gutya mwe ngo tahujye mu rugo gutegereza igisubizo cy'Imana rero mu gihe cyanyu ibyo ari byo byose burya y'abantu bari mu buzima hari n'ibirori bibahuza kera mu myaka yawe kiri mutoya ni wowe muhanzi wakundaga cyangwa nize mbyino wakundaga zari zihari subwo navuga ngo nakunda izari je wundi nabyirutse ndi muto nta nyine nkiri mutoya mfite imyaka 14 nabaye umukangurambaga yego ubwo icyo gihe rero je najya kubyina nabaye intore mamiriza nambaye n'umugara yego rero nanjye kubiba nahanga utuntu nkaba nahimba umuvugo nahimba indirimbo nahimba imbyino ubu tuvugana hano uretse ko nyine buno ubumuga butuma ntakunze kubikora cyane ni ukuvuga ko none njye nari mpagarariye itorero ry'umudugudu biragaragara ubwo rero njye navuga ngo nakunda ndetse njye nakundaga indirimbo z'abadive kuko ariho nabyirukiye yego izo ndirimbo z'imiziki n'ibiki wapi ariko ubu noneho filime ya Seburikoko niyo sigaye ubu se naguze televiziyo ni Seburikoko niwe wawe we niwe nyine nyuzaho ibintu kuko muzi no mu isura harugeze namubona nyine ibyo akina byose pe hari ibyo mbona byubaka bigafasha hari n'abandi ariko nyine ubwo mvuze televiziyo ni Seburikoko mu filime yose nayafata ariko ubundi nta bintu by'ubuhanzi nakundaga mbese igihe cy'umunezero ntago nakunze kukibamo ngo mbe navuga ngo ngiye muri bya bindano bavuga bakakarahanyuze hoya ikunezero hoya nuko nabaga nagiye muri animation nkajya kubyina nkajya gutoza abandi nuko nyine ubundi indirimbo z'Imana aho muri korali nyine nubona umwanya uzambwire nkurimbe nk'indimbo 200 nkurikiranye yego hanyuma wabyaye abana batandatu yego yego hanyuma nta kundi nyine niko ubuzima bwabizanye ariko se wagusubiza inyuma mu bihe utari wabyara n'umwe akaguhitishamo wakwitamo kubyara abana bangahe muri bize turimo we wagusubiza inyuma akagera mu gihe twari turi yego akaguha amahitamo kikaba iki ngiki akaguha amahitamo yo kuvuga ngo uri inkumi ugiye gushaka kandi bavuze ko mugomba kugira mukororoka yego wahitamo kubyara abana babiri kubera iki benshi baba batatu kubera iki benshi cyane ni batatu dore impamvu kera mu gihe abantu babyaraga abana benshi hari amasambu ahagije amasambu ibyo byari biriho bivuga ko u Rwanda rwahituwe na miliyoni zitarenga 5
tumaze kugera muri 10 na zingahe nenye urumva ko ubutaka ni buto ariko abantu turi benshi kimwe ibihe nabyo birahinduka kugira ngo uzabyara umwana ubona akuze yige twebwe ntibyanakunda n'ibyo byananiye kugira ngo abana bige rwose byarananiye abawe se ntabwo bize barize ariko ntabwo barangije amikoro make cyane kubera wari wenyine n'uburwayi bwa buri gihe nyine nibyo by'uburwayi imodoka ngenda ariko uwanjye nakunda n'abanjye ubu ngubu ndabafite umukuru abyaye babiri umuhungu n'umukobwa cyeko ubwanjye numva yarafashe ingamba kuvuga ati bishoboka nareka urumuna we n'ababyaye babiri umuhungu n'umukobwa avuga ati nimbyara undi umwe nta wundi nzabyara ukurikiye we banza azanabyara umwe sinzi ukurikiye ngo ufite ubuvuga kuko si bo barabyariraye tubigisha ukuri ubundi urabyara ukabyara mituweli kubona 1000 udafite n'igihumbi cyo kujya guhahira abana byo si ikibazo urumva ko abana benshi hoya nyine abana benshi mu gutuma uretse nawe na famille urimo ni ikibazo ngo niba batungarega ni ikibazo kuko ubyaye benshi ntabwo uburi inkweto zumwe na boda wabona inkweto z'abana batanu ikibazo bakwatse inifomo y'abanyeshuri babiri ubuzi ko bigenza bane uzabashobora kandi umenye ko umufungo nyine ari 500 hari umugabo nabonye ari kubwira umwana we ngo niyambare ngo igipira cya mukuru we ngo ajye ku ishuri ngo ibyo byaba uniform ngo nta mafaranga yifitiye yimbuza uko ngira nyine umwana w'ubu ngubu rero akeneye kujya ku ishuri urabona amashuri ntabwo ari hafi cyane n'akagare kimwe umwana w'ubu azi ko minerivare bya bindi nyine badufasha n'ubwo leta yashyizemo inkunga ariko nk'ubu 17,000 bya buri gihembwe kugira ngo mbone nanjye birangora by'umwana nita no ku buzima bw'abo bana noneho bitekerezeho noneho nkanjye kuba nafite ubumuga nkazajya gutunga abana 5 bo uretse ko nagize amige nyine bakobwa ni beza bahita bigendera Ndigo niba urakundushya ariko ntabwo kimwe nuko nanki bafitanye mu rugo bose ariko ni kose ko nanjye ubwanjye kugira ngo njye kugira icyo nageraho amafaranga y'ubuze bayakura ducyo ubonye niyo dusaranga nyibona meze nk'utarigeze yagira hano ngo hajya kubyara benshi bagira gute uzajyane ku isoko utunge ubyibuze ukuremo umugurisha uvuga uti ngiye kubera abandi aya babiri baba bahagije baraba umwe wese nabyemera ariko babiri rwose byabeshi 3 ubwo ni bakundi bagerageza nabyabahungu babiri kambyaye n'umukobwa cyangwa nabyabakobwa ari kambyaye n'umuhungu uwo nyine navuka rekeriyo uzavuka izashaka azaza ari umuhungu ku bandi bahungu uwo nyine byagwatsinzwe byakunaniye nuba ngo yitaza kugira ibyo bibazo ubu ngubu ufite nka etage rero amakuru ufite iyo ntekereje amafaranga nagiye nuko ahubwo leta yageze ikavuga iti harimo yo bagenda badutangira menshi ariko byonyine amategeko rero umwaka amafaranga y'itike yonyine yakavuyemo ihene nziza y'ibihumbi 100 n'ibindi birenga noneho reba itike y'abantu babiri hari n'igihe bagwatira siferi genda wagera ku bitaro genda uzagaruka muganga wawe ntahari ubwo n'uyatanze genda nutanze ugaruka ukwezi 2 agashira nko gashira turabona muganga ni ikibazo abakurikira PBO Entertainment TV iki cyari igice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye na Nyirarekeraho Hana ubutaha tuzagarukana n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro aho agira inama urubyiruko ndetse agaruka no kwizina yahimbwe bitewe n'imirimo agenda akora ndetse n'imyitwarire ye aho atuye. Ndashimira rero mwese mwakomeje kudukurikira n'abakoze subscription mwese Imana ikomeze ibaha umugisha utagabanije kandi nawe utari wayikanda biroroshye cyane kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu ubundi ngira ngo naho ubutaha mu biganiro bikurikiyeho bitandukanye tugenda tubagezaho. Ciao, umunsi mwiza.